ndabashimira ko muneza amatwi. Uwitwa Lamine Yamal ku myaka 17 ahembwa miliyoni zirenga 300 ku cyumweru. Ariga abiwabo mu rugo. We ku myaka 17 uhembwa ubusa nta kazi ugira, waretse ishuri nkaho ibyo bidahagije, urashaka kujya kuba mu nzu y'icyumba kimwe na salo tukunze kwita ghetto, ngo ababyeyi bawe gaho ziba nabyumvisha ngo batumutirira ibyana bakatumutimura itabi. Ku myaka 17 Lamine Yamal amaze gutwara ibikombe bitatu bikomeye: La Liga, Super Coupe na Copa del Rey. Afite n'amahirwe yo gutwara Euro. Wowe ku myaka 17 umaze kwihakanira eshatu. Wanyumvise neza? Amaze gutwara ibikombe bitatu mu mwaka umwe. We muri uwo mwaka umaze kwihakanira eshatu. Mama yangu. Ikita rusange ni gatatu. Game over. Ariko ibyo biratandukanye. Lamine Yamal ashobora kuzagira imyaka 25 amaze gukorera amafaranga, ashobora kuzatunga umuryango we, agakora ubukwe n'umugore we. Igihe azaba yinjira muri sare y'ubukwe, wowe ni hatagira igikorwa, uzaba winjira mu modoka kujyana iwawa. Umukobwa mwagashakanye ashobora kuzaba ari igikondo ni hatagira igikorwa. Ku myaka 15 gusa Lamine Yamal yahoraga arira abona ikipe ya Barcelona itsindwa. Yabaga afite agahinda gakabije. Wowe ku myaka 15 wari ufite agahinda ko kubukira imanzi. Iyi kipe ya Barcelona yatsinzwe, Lamine Yamal araratariye afite agahinda gakabije. Wowe amasomo yagutsinze nta kibazo ufite, ariko uyu mukobwa yakwanze ugira agahinda katumijya no kwamakuza kwiyahura. Ubonye rero ni Danizo umaze kumenyekana cyane nk'umunyarwenya hano muri sinema nyarwanda, mu by'ukuri akaba ari umwe mu bakunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, aho yamenyekanye cyane yigana umunyamakuru Ismael Mwanafunzi, ndetse akamenyekana no kuri komedi ze zigiye zitandukanye yagiye asakaza ku mbuga nkoranyambaga zigakundwa n'abatari bakeya. Mbere yuko rero dutangira kuvuga kuri uyu musore, ndagira ngo nkwibutse ukore subscribe hano kuri Magic Media Rwanda kugira ngo amakuru yose dushyiraho ajye akugeraho 5 kuri 5. Uyu musore rero Danizo ubundi mu mazina ye bwite yitwa Sebasaza Daniel, akaba ari umusore warangije kwiga kaminuza hariya muri IPRC Musanze, agatangira urugendo rwo kwiyegurira sinema nyarwanda, aho yatangiye kwikinira komedi. Mu by'ukuri akaza no kubabya yahirwa no gukina komedi, ndetse aza gufatanya n'uwitwa Dogiteri Nsabi, dore yuko rero uyu Danizo ariwe wazamuye Dogiteri Nsabi tubona uyu munsi, niwe wamufashije kumenyekana, dore ko batangiye bakinana. Ariko rero none uyu Danizo akomeza kuvuga yuko urugendo rutamworoheye, dore yuko mu by'ukuri yaturukaga i Burera akaza i Rulindo gushutinga cyangwa se gufata izi komedi mugenda mubona zicaracara ku mbuga nkoranyambaga, yifashishije urugendo rw'amasaha 10 ku munsi. Uko kwabaga ari ukugenda no kugaruka, akavuga yuko ari ibintu bitamworoheye na busa, ariko nanone kubera ko yabikundaga yarihanganye arabikora, dore ko nanone na society mu by'ukuri muri icyo gihe itamufataga neza, umuryango we ndetse n'abandi batandukanye bavugaga yuko ari guta umwanya ibintu ari gukora atabizi, ariko nawe arakomeza ashyiramo imbaraga, arakomeza akora igishoboka cyose kugira ngo abashe kuba yazamuka, kubera ko yabikundaga ari ibintu yiyumvagamo cyane. Danizo rero akunda gukurikira imikino, akunda kumva amakuru, ndetse bivuga yuko yikundira no kumva ubusesenguzi bw'uwitwa Rugaju Rigani, ndetse akaba ari naho akura amakuru atandukanye, dore yuko akunda siporo cyane. Kuri inshuro rero yakomezaga kugenda agaruka kuri uyu musore Lamine Yamal, umukinnyi umaze kwamamara wa FC Barcelona, ndetse yamaze kwitegereza ibikorwa bye amaze kugeraho akiri mutoya, ahita bihuza n'urubyiruko rwo mu Rwanda cyangwa se urubyiruko rwo muri Afurika muri rusange, ahita atangira gukora komedi ibasha kuba yagereranya ubundi urubyiruko rwo mu Rwanda ndetse n'uyu musore Lamine Yamal ni hehe batandukaniye. Aza gukora iyi komedi yakunzwe n'abatari bake mukomeje kureba, mu by'ukuri ukabona yuko ari komedi yakoze irimo ubwenge, irimo amasomo menshi urubyiruko rugomba gukurikiza cyangwa se rugomba kumva rukayakuramo amasomo menshi, dore yuko nta kintu atavuze, ibyo yavuze byose birasobanutse. Niyo urebye mu by'ukuri muri iki gihe ubusanga
usanga urubyiruko rwo mu Rwanda muri iki gihe rumaze kwirara, ukabona umuntu arinze asaza ntacyo arageraho ari uko yahugiye mu bintu bidafite agaciro. Uyu musore rero muri izi komedi agenda akina cyangwa se muri uru rwenya abagenda akina ubona asa nkaho ari gutebya, ariko haba harimo amasomo menshi, amasomo y'ingenzi twakuramo cyangwa se amasomo abantu bagomba kuba bamwigiraho, dore yuko muri ubu buryo abazikina yigana Ismael Mwanafunzi abantu bakomeza kumwishimira bakavuga bati iyi ni impano idasanzwe uyu musore afite, ndetse n'uburyo budasanzwe bwo kwigisha abantu, dore yuko nawe yishimira yuko akomeje gufasha abatari bakeya mu guhindura imyumvire kandi no kubona amasomo y'ingenzi mu buzima. Nanone ikindi akomeza kwishimira nuko yitunze akaba afasha n'umuryango we kuri iki gihe, muri iki gihe kandi ikindi cy'ingenzi nuko ari abantu benshi aha akazi, kandi ukabona yuko ari umusore ufite icyerekezo kuko aba yaranatangiye kwizigamira. Izi komedi akina rero ndetse kuba zimugira umusitari akamenyekana akamenywa n'abatari bakeya, akabasha kugera aho atari kwigeza na mbere yataza kuba yafata umwanzuro wo guhindura ubuzima, ndetse yongera kwishimira yuko bimutunze akaba bikuramo amafaranga, ndetse ukabona yuko bimuraje ishinga ari nabyo agiye gushyiramo imbaraga kugira ngo arusheho kwiteza imbere. Nubwo nibyo yize mu by'ukuri abikora, ariko nanone ikintu ashyize imbere cyane no gukina izi komedi cyangwa se gukomeza kugaragara mu rwenya, agakomeza gusetsa abantu, uko abasetsa ari nako anabigisha. Uyu musore rero twamwigiraho byinshi bigiye bitandukanye, dore yuko ari umwe mu bantu bagaragaza cyangwa se bagaragaza impano idasanzwe, ndetse no kugira abantu inama binyuze mu buryo ki aba akina komedi n'uburyo abavuga ibintu, ubona yuko agira inama benshi cyane kandi bakaba bakomeje kwishimira ibiganiro agenda akora, akabishyira ku macano agiye atandukanye, nk'aho mushobora kumusura ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube aho bita GM TV ndetse n'iyitwa Zose TV. Ubona yuko uyu musore akomeje kugenda yigarurira imitima y'abatari bakeya, kandi nanone tukaba tumushimira yuko atikunda, akomeza gufasha abandi. Niyo wibutse ko yafashije uyu Dogiteri Nsabi akaba ageze aho ageze, nawe biramushimisha. Kandi nanone ikindi kintu cyiza nuko na Dogiteri Nsabi yahise afata umwanzuro wo kuzamura biziyo byamukomeje gukunda mutari bakeya, uyu ukina agaragara nk'umusaza, ariko nanone akaba ari umugabo ufite imyaka itari myinshi cyane, dore yuko afite imyaka itarenze 30 y'amavuko. Mu by'ukuri rero natwe turagushimiye yuko wabanye natwe muri iki kiganiro, tukubwira yuko ibiganiro byacu hano kuri Magic Media Rwanda ari akagaruka, kandi twishimira guhora tubagezaho ibintu byiza tuba twabateguriye. Niyo mpamvu natwe tukubwira ngo nyabona wibuke ukore subscribe hano kuri Magic Media Rwanda kugira ngo amakuru yose yajya kugeraho 5 kuri 5 uyabone mu bambe. N'ikintu rero ngira ngo umwibutse nuko wakibuka ugakora like, share ndetse na comment kugira ngo n'abandi bantu aho baherereye mu mande zose z'isi babashe kujya bibonera amakuru tubagezaho hano kuri Magic Media Rwanda, dore ko ari amakuru tuba twakuranye ubusesenguzi, ubuhanga n'ubwitonzi kugira ngo mwebwe mubasha kuba mwayumva, mubashe kuba mwagira ibintu by'ingenzi mwimenyere. Reka ngushimire rero nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, kandi nanone twongere kubabwira ko tubakunda cyane, muri abagaciro kuri twebwe, kandi ni mwebwe mutuma tuba turi hano. Niyo mpamvu natwe tuba duhora twifuza kuba twabana namwe neza, tunabifuriza imigisha n'amahoro bituruka ku Mana, kandi ibyo mukora mugiye muhaha muronke. Reka mbabwire rero, reka dusubire mu zindi video cyangwa se mu bindi biganiro turi kubategurira. Ciao ciao.